Gumasi peti gumasi. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Hano amafaranga ngaye muri mama. Ko naguhereje miliyoni 8. Yaburetse nawe. Uretse gato byo hanze mubaze. Warumuhaye ngahari. Warumuhaye ngahaye miliyoni 10. Yamaye. Like you, be strong to ariko akana we rero wambwe urutwe rubi. Niko kitwa no kare bakakuzinga mu mbere yo ka rindagira gapfanira. Buzanyi. Wewe bukeya. Sigo ka boss wawe sha. Shana bari. Uyu munsi waburara. Uyu munsi waburara. None se reka dutinda. None bura ari amasambu turabona mu kiragute. Masambu? Yes. Turabyiga abakira nabo tubabura. Tugiye gukora rero. Ukore mu cyondo. Tuburo karirajya bakubwiye mu isanduka kujyana mu irembo ryanya gasohoka indagira. Abo mu kiziba cy'inkari. Obara ko klinika muri Nyabarongo ka fana mu ruho. Poste ari kumurimo w'ibijumba. Ya. Reka tuyo tukana hano bagabo. Kuko ndabana rimbwa kuko ngiye nkomeza gutwana nabarange nambaye imbwa. Ngiye mbaye imbwa uri kibwana. Ngiye tuye ko kitwa n'umunigo. None rero irasambu reka dushaka abakiriya, shaka abakiriya. Irasambu shaka abakiriya tuzigurisha. Ko wowe tugiye kubidiringa. Ubwo ugiye kuzana abakiriya. Ubwo tuzuma amafaranga bazaduha n'ibyo ngibyo. Amafaranga bakiriya ngiye buriya ndi tayari kubakiriya ndabahiga. Rero buriya wambwa we irahamye imanzi neza kare avidasite. Imbwa ne wo karindagira kujya kugeka mu isanduka yakujyana ibivetere wo karindagira. Mema ngo ni avidasite. Avidasite mwanditseho ka ukicwa n'umusonga we. Cyatukana arije nawe boss ninde. Ni ahubwo se ninge nawe boss ninde wa. Boss niwo ko gisa n'igikara. Ande nijye bavuze ngo nzobeziya. Reka mbwire Satani. Ariko agiceri we ukomeze ngara waretse tugaciringa deal zijyara amafaranga ukareka kungora. Ariko se njya kugwa muri West Metero ijana kuko bakuvanamo. Wowe umurima no wawe. Umurima no wanjye woka. Bera bashoyize ibintu. Reka byo tubifotoke gutukana. Koko byajyana imbwa tubitukana. Ahubwo tugire nkuramura tugiye kugurisha. Urabyemera ntubyemera? Ndabyemera ariko ajya nawe gabanya ninde? The wise. Nyiro umurima ninde? Nyewo. Nyiro mburagabanya ninde? Jesus. Amafaranga n'ubu yafite? Kubo yafite se bivuze iki? Uko gisa nk'ikigunda. Kurusa nk'ingona bateye muri Nyabarongo. Dukomeze urutaro rumeze nk'ubw'imvubu. Dore ko imvubu ari irya n'ubundi ni haza. Kugira amahirwe agenda n'inyange kuko abandi cyashira mvugo n'igeze mu mirima y'abandi hasiga hero. Bazo no kuyabitaza. Ucunze n'amafaranga sinayabona kuko urutaro rumeze nk'ubw'imvubu ntabwo narwaye. Bivuga n'ibyunguka. Bo kadutandukana gahunda nejo. Nyereka umukiriya bata amafaranga umuhemba. Bishobora kuba ngombwa kuba ari ngiye waza kuguhemba. Kuko amafaranga n'icyo uyafite naho wande. Nanyandika ufite. Ujya umva hano bagiye kuzimu badapfuye. Ujya umva hano bagiye kuzimu badapfuye. Unoteka mite. Wafite kuzimu. Turebe ko amafaranga ariho uzayaka. Indege yamusenye narayihejeje ayawe niho nataheza. Reka tubyihorere. Wagicucoka cura mu musatsi ubwo nagiye nayo. Agenda bukwirireho. Nuroka bakuzika kwisa. Nuko karindagira. Kandagira wenyine. Umukiro umeze kuriya koko ubundi amafaranga ngomba kugura amajyane. Iragenda nabibonye nta kibazo ndashima Imana none se none ni kwakundi ari umugabo bita Kidamagi arandangiye ngo hano hari umugabo ucuruza ibintu by'imirima ni wowe ubicuruza ari ngewe ni wowe ngewe umurima se ugurisha ngayo wambwawe ko mbona usa nabi usa nk'akabwa umurima ugurisha ngayo wowe usa nk'umugabo ndabona utebeshe nayo nk'umutezi w'umwaka busurwa mu kintu cyagiye bari bamugabo
gabanya amagambo yenda umukire mbaje guhiga ibibanza mu bakuru usanze ndi umukene oya nyine twumvikana badashobora bikaba kuri pause usuma wambuga ko ufite amagambo nk'abagore ndagufasha uramfasha sajya usaba ari ubufasha nagusabye tangiye gutuma mvugisha turi kuvugana aho ugiye kumwimenya gahunda ukuntu zesitaye wenyine umurima n'uwo ndazesitara n'ubundi kuko naje nizaye umurima n'uwo ngo tugende unyeretse Rongo muri kumwe nawe twe turi kumwe niyo mpamvu ngomba kudufasha wenyine nyina mbwirana muri muragara fred icyo uri murangisha nkaterera wambwa we ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi uri murara ipfambwa hari umudusitani twiza wateramo karoti dodo tukamubwira ubwoko ugiye wageye we nagusabye umurima sinagusabye ubunuza iyo amateke dakaratana ukubwira ko ari amateke ubwo rero tuma no kuhanyereka se nsanga ari habi ndagutera inguni yuzi ko aba ari habi nagumye ujye kwakwereka wakagiye aheza se n'ubundi ko waba habuze aheza ni mu ijoro kandi nawe ndabizi ko uzajyayo ugenda uhanyereka ariko se bite byawe sekondari ushaka kwihuta nk'inanga umuntu ateye bite byawe amafaranga ko nakubwiye ko ndayaguhereza uri kugumya nanjye ndaguha umurima ko wamaye amafaranga tugende kagenda kurireho kugenda bukanyiriraho ntabwo byambaho agende iwawe kagihehe tugende induba umurima ndabona kabisa kumva ko harimo n'utuntu tw'utunyoni yenda ukubite zira nyoni zireke ko nsakuriza ubwire ko nageze hano ndi umuntu w'umugabo genda hano haberetse kuvamo umuceri nateyemo umuceri kandi twakoreshaga umuceri kugira ngo dukubite inyoni zivamo kwigisha nyine wowe ndabizi ko abantu nkamwe umuzanira urucana rw'amafoto utaza gupfa amafaranga ntabwo nayapfa nayo wakagabo ko namvuye kuva ku myaka 8 nkurira amafaranga nicyo kintu ndi abakire nkabo tuzakumbira ngo ubuhumbi bungahe hano ntabwo ubuhumbi ubwo nko kuva ubwo uratubura nyine kari n'akarima k'imboga kari ako hirya ntabwo nagusabye iby'imirima kuko bino bintu ninda kubwiye ubundi guteremo ubwo ni ukuva hariya kugera hariya ntabwo uri kureba kuko wabaye amazi niyo mpamvu nabanje guhinga n'imboga ni ukugira ngo umuntu azabone uko azamuramo amaferabeti ubwo ni uguhera hakurya kugeramo hariya nta kibazo ubwo nangahe ubwo nangahe wambwa ubwo si uguhera gutya n'inyuma yanjye miliyoni 8 ndaguha miliyoni 3 uza abantu bapfuye ndaguha miliyoni 3 kuko ngiye ndi mu mbuzi miliyoni 1 3 urazifata wambwa kugira ngo tujye kubamo ndimo ndihuta mfite akazi kenshi hano ntabwo numva naje kugura gusa kandi ndava hano nanagukubise kuko wagumye kungora ubwo ni wowe miliyoni zingahe miliyoni atajya hasi zanyuma kabisa kunanira bita nigende kigitera miliyoni zingahe miliyoni 5 n'igice none ubu 30 tugiye kuhapfa wambwa icyo ni cy'umuvungu wapfuye na rukara kera Jesus ariko ejo zino dodo zikuyemo zikuremo zose amere gutya hano ndimo nakoresha uzayishyura kwishyura miliyoni 6 neza ko twaguze umurima waguze umurima se birimo n'ibyanyu ibintu ugomba kubikuramo ibintu ugomba kubikuramo hanyuma kiriya giti se kimeze kuri kiriya giti kiriho amabere y'abakobwa igihe wagendeye muri Afurika hose niyo wabuze ziriya mbuto zitwa gute ko mbona zimeze nk'amabere y'abakobwa hariya bafite agapapa ubwo ririya papayi naryo ni iryanyu ibyo uzakuramo riri uzaririkiramo na kiriya giti cy'umugongo tugiye kumva hajeti ntari bubifuzemo amafaranga mu ntoki mu byanze ntacyo kanze nkohereza ubundi wowe wakibwa we
miliyoni mbwira nimero ni kode si kode si kode tewe n'ukuntu agumye kungora nazina nahinze zikarumba awambwiye wambwa shyira kuri nomero 07 kangahe 9 07 9 88 aha yarangiye shyiraho rimwe 07 9 88 rimwe unukumbo nazituzuye mwana nomero se 07 abantu ntago mwandika telefone yajya kenari ngo zagezemo miliyoni 6 ambwira amazina yagiye tora kwa nibeshye mu mubare umwe Kazitunga Fabian serious anari Koni Kazitunga amafaranga nayo amazina y'imfura yanjye wayibonye ko gode wayibonye ko namaze kohereza nabonye kado ubwo rero wagikeriwe nariwe kama nayo bino bintu zo kubikuramo bino bintu byose ejo nzazaramo abantu batangire kubaka umwana cya kiringiti ntago wamugite kira kiringiti se ko mbona abantu bahagaze niyo mpamvu nuko abagabo ngamwe nyine mwamwiga oya ntago nakomeza guterana n'amaga ngo nagiye gahunda n'ejo nze nsanga uhita utangira no kubikuramo utangira kubikuramo birava nyine hari ukuntu mve haraguru gusoma nk'akantu ajya kureba haraye ko hari imirimo ihari yandewe ko n'abana batanyangirije ngiye kureba ngiye ku isambu hari umugabo wambwiye ngo njye kuvanamo hari utubuto turimo yanoreje y'abana ngo bajye kuvanamo imbuto wari uvuze oya mbwira neza ngo hari iki hari akarima nyine mbaru kumba nabigenje ariko shaka kuvuga uditimanga wavuze neza impamvu rega ni icyo napfuye n'inyama hari ukuntu n'inyama nyinshi ugasanga zimujije n'ibyo narengiyemo nyama nyinshi wajya ushyiramo kirita ukazihatururamo ibijumba ugapfaho mfite amafaranga yanjye erega nta mukiro uri kwavuga ngo nta mukiro ubyina nabi nuko nta mukiro urwanya aha muri gihe tugaserebanya batipirina mbona wigorofanya nk'agaserebanya kagiye gufata agasimba ubundi ufite icyo kibazo shaka hari ukuntu umukiriya we yabyutse anyweraye ugasanga ni bari kubyumva Karufanya nanone nk'akayoka rero kagiye guhura n'agaca tangiye kungira ishyari se duye bwa mbere umunsi twaye bwa kare wazangira ishyari ingano se ugirira ishyari wowe ureshya n'agasonga bugarisha ndabizi ni mugufa ariko icyo gite ntago gifite kigiki cyatangiye kugurisha inyuma uko uri umuti usanzwe nkugurira bogisa tugende nkwereke n'ibindi mugurira agira vuba ako mana yanjye ndabizi mama nago zikigura igihumbi iyo nakayaguhaye kandi afite ndabizi ngo se bacyagura za bogisa za senyisa sha komeruka nkugurira bogisa cyagiye duhurira iruguru hano ruguru ku muhanda akubita baganya nk'umuntu abwire mufashe jewe nje kuvuga kuna mayawe uti wumva ngurisha umuzwe twagiye tugende yabo bose ubundi aho ibyo cyaraza kandi naga agana he ubu ambaje utazi nje hano nje kukureba ya abandi bamani jya gukora ate kwageze urabizi kugiye kuyana none se ugende gute ugende wakizibaho ukuntu umuntu aba yayobye ukamureka agakomeza urugendo akagenda dore wa murimo nakugaragara no nguyu harimo imbuto zose amateke wese amateke nakugurura ya amateke itangira uyakuremo amateke se nako ibintu byinshi turavugana urakuramo se wawe amateke nye sinkunda amateke wowe nyine ikibazo ni kimwe nago wayishyuye amateke ngo ndayakuramo wayishyuye se icyo twavuga ko abagabo bimitse babaye kimugurana nk'ahatere turi bicura suze ukuntu ibintu bimeze ngo bavanemo we twumvikana igiciro uyavane ndi umukire amafaranga ndayafite umukire ko amateke nayo ndayagurana
Bag ntibagiye kwisiga mu rugo nayo biri kungora buri yagura na wambara gasewe mbwira vuba hanga genda umukire n'umuboss mba ndimbaraga sorinda imbaraga si umuntu w'umugabo ni mba ndimbaraga sorinda iyi nda yanjye uyibonyemo inda aha narume aha harimo utuyoka twinshi ahangane ese ko ari byere wa mugabo we byeri se utanzize ko Imana niko yandemye umurima wawe urimo umwanda nangiye kubonamo n'uturoso ese iyo wiboroshesha uraza ukabusiga ahangasha ntabwo njya niborosa ibi bintu by'ibiroso na buno do n'akamambiri zose niho zisiganga uza gushyira imyanda ahangaho warangiza ngo ufite ibibanja wa mukarita uva iwanyu se wigeze uzana ifumbire ushyiramo ahangaha ziriya kamambiri se nizo fumbire na buno buroso uburoso bundi uzi agaciro k'uburoso uko mbona utaborosa aricyo kibazo nyine ariko ntabwo uzi agaciro k'uburoso tuve mu magambo two gucyokirana baravuze ngo gutazi Imana nazi urukundo kuko Imana ni urukundo rwo kuvuga byinshi nta kibazo utoragura n'utuntu aka kantu usaka utoragura ushyira ahangaha n'ubundi usanga uzana mu ifumbire ni ifumbire ariko ntabwo ari yawe uje gufumbiriza imboga se n'ibyo ndeba biri mu mbuga amafaranga arimo ahangaha harimo angahe hano harimo amafaranga afite yaje kuko nawe ugiye kano kantu gafite agaciro we ari burengeho nza kuguhasha ushaka kureta amagambo menshi nta kibazo iyi diro yawe irimo amafaranga angahe miliyoni 8 miliyoni 8 none kubera ko nsanzwe ugurira kopa nta kibazo ndagukubita miliyoni 10 miliyoni 10 jyana wanyu mushyiriyeho na tipu wa muswa aha ndashaka kuhakaraga etaje yanjye yindi akataraboneka ese utangiye kondengeye wageze mu mujyi wa Kigali ngo urebe ndeba ahangaha ari mu gacyaro ego ifasha aho umuntu umeze nkawe ndakujyana tawuni peti harampita imodoka mureke nigezeyo ubanza ureba iriya tawuni hari nanjye niho nshaka kuhakubita ahangaha byibura akagira reka amagambo hanze kano kantu ari kujyamo ntabwo kari ngombwa kariko tuba twagakoze peti amafaranga ntabwo yiza ubona amafaranga urimo uko uyashaka niko nanjye mba ndimo kuyashaka uyashakira mu bibanza byawe ese ko nari 8 bya mugabo uvuze ngo ndavuze ngo nabi amafaranga nta kibazo okay none se ko numvise ngo wariye ngo 8 ubwo umugabo nari ukumva nayo gusajya ngo mvya mu uwo mugabo nari buze banza unsubize uwo mugabo naza kuza yaguhaye miliyoni 8 sikombwiye jena gukubise tipu ya miliyoni 10 akabanza kawe ni gake wagiye wumvikana wa mugabo aha nuko turahaza wagiye wumvikana ariko se sha nawe ariko turaza kurebana n'iyo kivumbura iki kigabo wahaye amafaranga karebane n'ibibazo n'ibibazo wengegera n'ibibazo wengegera what ndavuze ngo amakuru y'iminsi ifite umugore yengo bashaka se kuza ngo umuntu ushaka kumumenyera ikisha ndabizi ko abantu bo muri iyi minsi ariko iki giti bakita iki niyo mpamvu ugiye kwikwedere n'ibifiyo ibiki ariko se wowe itangaza mu Mana imbaraga zidasanzwe cyane umuneza kabisa nese ko mwaje kwinyongera mu myaka yanjye bitebira ni mu ntange bari inyonga wowe inyongorozo ijya hesha wambwa we uno mugabo uko muri kumara iki muhana wari wambwiye uza kuvanamo za mbuto uyu ni umukozi nazinye ngavanemo tuno tubuto wowe uri umukozi cyagira vavura umuntu w'umugabo ntabwo nta muntu ujya ukorera muri umuntu w'umugabo iravavasha kuramo bino bintu ariko se izi mbuto murimo kumbwira ngo uremo kandi naherekare mbona uri umutekano ni imineke nawe wari uje kugura kino kibanza umusa iki kibanza ninje kucyitamo kabisa ninarangije no kumwishyura kare imana y'u Rwanda kandi yananyishyuye ariko kuri bayijya umva ahubwo ma nimero mbanze kiro y'amafaranga wacaka uretse gato bro kino kibanza iriya nimero ukikama nayo urayivugisha iyi nyenge wayiguza miliyoni 8 maravuga uvuga nimero wowe 079 karindagire 079 ahantu ninge waguza urahura n'ibibazo urahura n'ibibazo 079 ariko shyiramo
gashyiremo nyine none yanjye musemu ashaka kuyigorofanya umugabo mwese n'umutekano bashaka kuyiheregeza mwaheregeza ahubwo uno mugabo turamukubise reka wowe tuzakugurisha imirima turi abantu babiri abantu babiri bagura imirima abakinga ariko wakagabo kababwira umva umva wamama amafaranga wiyama amafaranga menshi ndagusubiza amafaranga yawe unguma nayo nguye wiki ndaguha amafaranga yawe mu wambwa we ngewe hano ndaza kugira imirimo ukayigurisha ntabwo nayigurisha guma hasi peti guma hasi Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. hano amafaranga ngo yamurima ko naguhereje miliyoni 8 yaburetse nawe uretse gato bro banze mubaze wari umuhaya ngahari wari umuhaya ngahari miliyoni 10 yamaye uramudabagije wagikeriwe miliyoni 10 urabona zikwiye hano hantu none se wowe muhaya ngahe kandi njye namuhaye miliyoni 8 amagasa ni mana yanjye cyo kigabo none nta kirengeje dusanze nkigurira producer zonyine bekari none kirengeje no mwari musanzwe muzira nyaje kwigutse yaramamagaye kuva kera ati ngafite akarima rero nanyibereye mu Butaliyani hariya avuga ati ubwo ngiye kureba n'ababyeyi reka nze ndeba akabanza ahangaha kino cyana kiba kinsakuriza umva rero agiye kera ku busoro no munsi ndabigeze uko uyu munsi urapfa kimbwa kashobotse bro ibisambo byose akimbwa kashobotse wagiye kera ku busoro shyiramo nimero zanyu ku hano cyangwa ushyiremo iza boss wawe kuko ndabizi ko no muri Mata Ruwaso ntago wakwizana hano gira vuba gira vuba shyiramo nimero zo mu bugi wasanga avuze ko inomero no muri Mataruwa ubundi ahubwo wasanga avuze ngo ntagazi nimero ngo nagukubita ukanya amasera hamagara wa mbwa abo boss nyine hari ikibazo cya cyagenze uko mubwira ko twagufashe gafata umwe ku gikona cyangwa n'umukire wanjye umukire mu biki cyo twumve byaza kuducurangira tuvuma nyine hantu wari wambwiye ngo ngurisha haje umuntu amadufaranga aba menshi ndatanga makeya none haje nyine barahansanze ahantu ngombwa yo kuhansanga tugashyiramo hoteli dushishiye nk'ikibuno cya kano kana kaduha bananyicaje hasi ahantu kabisa twahita tuhagabanya nta kibazo ngo makuru uri kubibona yego twatadukora nanyanduje erega twashyiramo hoteli ariko se ko nakubwiye ngo ugume hasi boss wangigiraho boss arambwiye ati yego ko arambwiye ko yamwancaje hasi ati mbaye telefone yanyu ngaraje mubyikemurika nyuma y'iminota ingahe icyo wamugingo inoti ariko ashaka amayi barero ubu byaje kabisa